kera kabaye rero Aristote yahanwe nyuma y'imyigaragambyo yabaye kuri Ferwafa y'abafana ba Peri. Ferwafa na Rwanda Premier bagasohora itangazo ribyamagana ko abafana b'ikipe y'Ingabo badakwiriye kwitwara gutyo muri ubwo buryo, ndetse Afande CDS ejo agatanga ikiganiro akagiha Radio Rwanda, nawe akunga mu rya Ferwafa na Rwanda Premier League akavuga yuko rwose abafana nk'aba ngabo badashoboye kwihangana, badashoboye kugira discipline, badakwiriye kuba abafana APR. Ati niba rwose badashoboye kugira discipline ubwo bashaka n'ikipe bafana. Ubwo rero byose byaje bikurikira nyine saga yabaye kuri Stade Amahoro aho umusifuzi yanze igitego cya Dauda, birangira abafana nyine bigumuye, byarangiye rero Ferwafa imufatiye ibihano. Yes, byarangiye Ferwafa imufatiye ibihano. Ni itangazo rero rigenewe abanyamakuru. Umwanzuro wa komisiyo y'imisifurire ku mukino wahuje APR FC na El Merreikh Sports Club. Komisiyo y'imisifurire muri Ferwafa yateranye kuwa 19 Mutarama 2026 isuzuma imisifurire ku mukino wahuje APR FC na El Merreikh. Umukino wabaye kuwa 18 z'ukwezi kwa 2026 mu marushanwa ya Rwanda Premier League. Yasanze ku munota 88 w'umukino harabaye ikosa rikomeye ryakozwe n'umusifuzi wungirije wa kabiri second assistant referee, aho igitego cya APR FC cyanzwe hashingiwe ku cyemezo kitari cyo cyuko habaye kurarira. Kubera iryo kosa, komisiyo y'imisifurire yafatiye umusifuzi ibihano bikurikira: Jabo Aristote ahagaritswe gusifura imikino 4. Ferwafa izakomeza guharanira ubutabera, ubunyangamugayo n'izamuka ry'ireme ry'imisifurire mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Imikino 4 ubwo ni juru enye. Imikino 4 bayibara gute? Nuvuga ngo juru nenye ni juru nenye kuko ubundi nta numusifuzi numva bapanze umukino nta numusifuzi kuri juru ne asifura match ebyiri. Ariko muri bya bihe byashize arantu kubera bamwe bari mu bihano, abandi bari mu zindi nshingano, abagiye mu mateste, abagiye mu bya VAR. Ubwo harimo n'abarimo bitegura kujya, ubwo harimo by'umwihariko ko na Samuel ajya yitegura kujya muri AFCON. Haraho umusifuzi yisangaga kuri juru nimwe yagaragaye kuri match ebyiri, imwe akaba yasifuye hagati, indi akaza kuba ari uwa kane. Ibyo birashobora, ariko ubundi mu busanzwe iyo bavuze match enye ijuru ni enye nyine. Mu by'ukuri mukurikije uburyo ibi bintu byabayeho, uko byagiye bikurikirana, iki cyemezo cya federation kije koko ugiye kureba mu byo bita critique abasifuzi bakora, bakayikora bari kumwe na komisiyo y'imisifurire muri federation. Akenshi critique yakorwaga kwa mbere ubwo mbiheruka, bagasubiramo imyanzuro, ibyemezo byagiye bifatwa n'abasifuzi, bakicara ubwo nyine bakikritika nyine, ni nko kugira gute se kwisuzuma, bakisuzuma, kwinegura, nko kwinegura cyangwa kwisuzuma. Kwinegura ko tubise mu muco cyane abantu bari kumarwa, urumva. Ariko ni nk'ibyo ngibyo. Ubu wasanga koko ibyo baganiriye ku cyemezo cya Aristote ari byo bihura n'ibi bintu, kuko impamvu nyemvuga ibintu bihura n'imyanzuro yabo, kuko akenshi ibi habaye ikibazo cy'imisifurire, ibyemezo bimwe na bimwe abantu batemeranywaho, usanga komisiyo y'arbitrage ikintu cya mbere ikora ari uguproteja abasifuzi bayo. Kandi mu kiganiro cy'ejo wumvisha abantu bavuganye na Kwizigira, ukumva bavuganye na Rigani, bagenda babaha itegeko, urumva amategeko ukomeza. Abenshi baravugaga bati icyerekeranye no kurarira hariya cyari gihari, ariko basigagamo room ivuga ngo uri kumva ako kantu mu gihe tutarareba amashusho yose. Noneho rero Ruvuyanga ikindi hano gatuza ndakumva nashaka kumva Axel ntagarangiza n'ubwo muce mu ijambo, ntagararangiza igitekerezo ashaka gutanga. Axel igitekerezo cyanjye ndagikomeza, mvuga nti hano baratubwira umunota bakavuga ko n'igitego cyanzwe gusa, ariko byari kuba byiza nka komisiyo, nk'abatekinisiye, nka komisiyo y'arbitrage bashyizemo ingingo
iza ihabanya n'itegeko umusifuzi yashingiyeho naho kumbwira ngo ku minota 88 ngo igitego ngo cyanzwe gusa ngo cyanzwe ngo habayeho ngo kurarira gute se sobanura impamvu abo nabajije barakubwira bati niba mukinnyi Dawuda arateye ishoti hari abakinnyi batatu babiri bari muri champ de vision y'umuzamu akakubwira ingingo bakaba bakora muvuma icyo gihe umupira wagurutse ku kirenge cy'uwateye abandi bari muri position ya rouge icyo gihe habayeho kurarira abandi bakanyara gukubita ingingo zigiye zitandukanye mwebwe bo muri komisiyo y'imisifurire mwagendeye ku ngingo ivuguruza itegeko Aristote yakurikije niyo mpamvu ngewe kugira ngo ibintu bifateho umwanzuro wa nyuma nkeneye raporo ya critique nk'umunyamakuru ucukumbura raporo ya critique ese koko ni imyanzuro cyangwa mubikoreshejwe na pressure y'ikipe yareze ari akantu ko kuganiraho ubwo icyo nagiye Samiri ko nta kintu utangaza icyo nagiye kuganira kuri Rugangura Axel bakubwira ko iyo bajya kujija umusifuzi bagendera ku mashusho afashwe kinyamwuga kandi yafashwe n'urwego rwemerewe gukora production y'ayo marushanwa urwego rwakoze production uriya munsi ni production ya RBA kuri Magic Sport TV Angre Magic Sport TV yakoresheje na Angre nimwe iri buze kwereka ko abakinnyi bari muri sha cyangwa se bari mu gukigiriza umuzamu ko Angre ikwereka position ya offside imwe bakubwira ko ku musifuzi w'igitambaro abakinnyi koko bibonaga ko bari muri offside hasigaye kumenya ngo ko bari muri offside baba baragize uruhare mu migendekere y'umukino ijyanisha ku gitego iyo Angre rero ariyo ya kamera y'inyuma y'izamu igaragaza niba koko abantu bari muri sha cyangwa se muri icyo iyo kamera yagaragaje iki Ruvango apana byashabirika Ruvango ngesha ndi kuvuga rwumva icyerekezo cy'akse urumva ko baruva icyo navugaga Ruvango muri yo nkuko bavuga ko bagendera ku mashusho yafashwe Kemuga ndetse n'urwego rubyemerewe iyo Angre urwo rwego ntayo rwari rufite imwe ibuze kwereka koko niba ntayo twari dufite nka RBS nyine uwo munsi ntayabonetse muri production iyo ntayabonetse iyo Angre ikwereka koko aho umupira wavaga abakinnyi aho bari niba koko baragize uruhare kamera y'inyuma y'izamu apana y'inyuma kamera ya offside nuvuga ngo nyine hari offside rega offside ibikwereka ko abakinnyi barimo ariko noneho kuba abakinnyi barimo hasigaye kumenya ngo ese abo bakinnyi koko bigeze kuba barimo ibyo rero se wabibonera he kamera y'inyuma y'izamu nyine iyo ndi kukubwira nyine iyo kamera rero ntayihari dore ko ibintu bimeze none se video yagiye hanze igaragaza kamera iriya ni kukubwira ngo nakubwiye ko bo bari kubwira ko bashingira ntabwo bafata video yose ibonetse ngo bariyo bashingiraho iriya igaragaye ntabwo ari kinyamwuga azafashwe kinyamwuga kandi ndi kubwira ngo itegeko ryabo ko baryenterpreta bo bakubwira ko bashingira ku mashusho afashwe kinyamwuga kandi n'umuntu ubifitiye ububasha none nagiye kukubwira rero iyi ndi yabonetse ntabwo rwa rwego rufitiye ububasha ari rwo rwari rwerekanye ayo mashusho niyo mpamvu nyine ngivuga ko nerimo segonda igitekerezo cya Rugangura cyuko nyine aho hantu uvuga ko amashusho afashwe kinyamwuga n'urwo rwego rufitiye ububasha ko iyo Angre atarimo bari bayifashe Angre yabonetse iturutse ahandi hantu iyo Angre niyo yashingiyeho habarimo kwivuguruza ko cyakirwa nazo harimo ibihanga gusobanura ikintu cy'igikiye cya Axel ni kimwe nuvuga ngo Ferwafa na Rwanda Premier League hari ubwo dukinga ibikarito mu maso banaconze dusinziriye bari kuri tangazo kuki barindira abandi kantu amugari ibyo ntago ari ibya none bimaze igihe hari ukuntu bajyaga barekura amatangazo saa 8 z'ijoro abantu barya urumva mukabibyukiraho mugwirirana mutazi ukuntu ibintu bimeze ariko ikintu nemera umunsi barekuye saa sita na 40 ikintu nemeranya na Axel nyine ntago baduha itangazo ritomoye ngo bavuge ngo kubera ingingo iyi n'iyi iyo habaye ibi bigena gutya twasanze Aristote yarahonyoye itegeko iri mu bijyanye n'imisifurire bakarishyiramo kugira ngo kuri urwo rujijo Axel avuga cyane nanjye ariko aho ngaho bimushyira mu yindi position itekereza ngo none APR yaba yabashyizeho igitutu none
kandi wenda ugasanga APR nta gitutu yabashyizeho Yego. iyo yarekaramye bitewe n'uburyo ibona yarenganyijwe noneho wowe Ferwafa dusobanurire nko mugana Axel utubwire uti twasanze Aristote hari itegeko yahonyoye iri niri akanyerezo gutya na gutya. ikindi uribuka cyagihe cya covid ubwo shampiyona itarangiraga baravuze ngo iri tegeko turifite ariko twitabaza ahandi bafite itegeko rijya gusa n'iri noneho nyine banza uve ruvuya ruvuga ngo hariya ngo bita ngo ni jurisprudence abandi babikemuye urumva ruvuya ruvuga ngo noneho yo kwisonga amategeko y'ahandi naho cyo tutakora banza uve icyo nenge kuvuga ruvuga ngo kuko mwatubwiye ko iyo mujya kujija icyemezo cy'umusifuzi kugira ngo umenye niba mufata ibihano mugendera ku mashusho afashwe kinyamwuga ayafashwe kinyamwuga uwo munsi ya angere imaze iminsi trendinga itwereka inyuma y'izamu naho umupira waturukaga n'abakinnyi bari ikaba itarafashwe n'urwo rwego umusore uvuga ngo mu gihe bimeze gutya hari ukuntu twifashisha nyine nabyo ibyo mukabisobanura ko noneho mwarenze kimwe ariko komiseri Rusi yari komiseri kuri uwo mukino niba nibuka ndebera umuntu ari komiseri kuri uriya mukino twabireba we kuko biroroshye kumenya umuntu ari komiseri kuri uriya mukino ko numva ari Hakizimana Louis ariwe boss w'iyi komisiyo kanze mbakurebera rebere neza turebe komiseri namugezeho match commission Rurangirwa Aaron Rurangirwa Aaron sorry na Aaron Rurangirwa Aaron senior Rurangirwa Aaron yari match commissioner na Rifarasese yego urumva Aaron na Louis namwitangije ariko ni abaseniore bose ariko rero ubwo rwose uyu mwana Aristote akanyafu bakamucishijeho ntago ari umwana wisuzugura umuntu w'umugabo ntabwo nabikwemerera kuri radiyo y'igihugu urumva ntago ari umwana urumva uriya musifuzi cyangwa se uriya musifuzi wese aranduta arakuruta niriya taye nabona taye niyo umusiporutifu taye ni imyitozo urumva ahangaha habamo isomo bakoramo isomo siritu nk'icyo kintu cya kuko mwahisemo kuzana itangazo mugene itangazamakuru riribuze kugeza ku banyarwanda nimunashyiremo buri detaye yose mwagenewe mwerekana itegeko yahonyoye icyo yagomba kuba yakoze atakoze aricyo agiye guhanirwa ariko Aristote nyenga mugarukira ntago ari umu international sibyo twatomwe international bisobanuye yarenganye ubuntu bita Abdul ubundi ni inshuti yanyu twagira umukiza Abdul Karim narabajije ni ubundi ntabwo umusifuzi wo hagati avuguruza ku ruhande wo hagati se wari boss niwe wemeza ko yamujyanye ku ruhande bakaganira kandi ku ikosa ari ahantu byabereye ku gitego cyagiyemo Abdul hegereye yarabirebaga neza noneho rero reka nkwereke kuki atamwinfluence akavuga ati ibyo bintu byawe reka nkwereke kuri uriya mukino hari akandi kantu kubera ko iki ari cyo cyaremereye hari akandi kantu kabaye ku mupira bakozeho uwitwa Didier arashidikanya avuga ati nderekana ko ndayigira goal kick hanyuma arebye kuri Abdul abona Abdul reka da nawe urumva icyo nashaka kukubwira wewe urumva ruvuyanga urumva icyo nashaka kukubwira uvuga ngo hari ubwo umusifuzi kuko nyine wumva ngo yari ahari ashobora kuba ako kantu atarakabonye iyo rero nubwo wari uhari reka kuko umusifuzi tujye twemeranya ni umuntu mushobora kuba iyo action yaragiye kuba aho yarebaga nawe abona atari muri position ko yakwemeza ikintu akavuga ati kuko ngere hari muri iyo position rero niho sitibuze gufata icyemezo niho mvuna kubiraga kuri iyo ese yabaye y'ahantu havuga ngo yashobora kuba kona cyangwa kabagoro kiki Didier yarebye Abdul abona Abdul nta gitekerezo afite cyo kumwereka ngo ni goroki cyangwa ni kona undi nawe akavuga ati ko ndi gushidikanya ese ni kona cyangwa ndashyira hari akahita ahita mu kurumva byanze kuza gufata icyemezo ndashyiramo hari niyo ngira ngo rero Abdul ashobora kuba hari yaravuze ati nahangaha sina trajectoire umupira aho yajyaga sinabirebye ashobora kuba ari umukino rundi imbere oya banahinduye uburyo bari kwitera yarahagaze bagiye kuyohereza kuko ntabwo bayiteye direct barayipasanyije bajyana hagati urumva nawe kwa kuna ko ramuvamo gatereka nkwepe ntajya mu aho umupira uri bunyura cyangwa bakaba awushota ashobora kuba aho umupira wajyaga atarurebe niyo bamubwira ngo rero we ashobora kuba yaragiye akamenya avuga ati bwana action wayibonye neza twemeze ko atari igitego urabihagazeho uko wirabyo ku ruhande nibaza ko cyamubazaga avuga ati iki kintu ko igitego cyagiyemo urishoba ko ibintu koko wabihagazeho cyangwa niba ufite dute
uvuge tubiganiro dufate icyemezo ariko niba ubyemejeho umbwire mite bigikora Undi ati ndabyemeje. ukumva Abdul nawe yaba yabibonye yanamanitse kare nimusubire mu mashusho nuvuga ngo uri Aristotle icyo Cyaba yarebaga yakishije- yarebaga offside Offside, cyane abakinnyi ko yari barimo yamanitse kare Cyane. yabonaga ko barimo yari yamanitse we cyane nigeze ajya rwose. kubyo kuvuga ngo ese ko barimo baba bagize uruhare ibyo nigeze abijyamo oya Uzi ko- nta yarahagaze uzi ko yamanitse abakinnyi ba peri bakajya mu bafana guserebura bakagenda bagaruka akimanitse akimanitse buri muntu wese abudura akagenda kujyayo akimanitse nkareba niko bigenda. yarahagaze no kumenya no niko kubona bigendwa berekana nyine ko ari icyabayeho akeneye kuvugana n'umusifuzi umusifuzi wawe hagati agomba kuza kumureba akumva impamvu yazamuye igitambaro. abafana ba peri rero abakunzi ba peri n'abayobozi ba peri kugeza ku mutoza Tarebu baribaza ikintu kimwe arahanwa ariko se biratumarira iki ariko niko bisanzwe mu ariko mategeko rero y'umupira, ibyo bizajya bigenda rero ruvuyanga nawe Uko bisanzwe bigira mu mategeko ntabwo ariko y'umupira. si ibintu bishyashya niko bisanzwe umupira uretse match imwe yonyine harya ni Africa Epfo na hari match yigeze yari muri Afrika gusubirwamo yasubiwemo nyuma yo kumenya ko harimo match fixing ahubwo apere kubera kumenyera kutarega ntabimenyereye yari izi ko amanota atatu wari buze kuyatanga kubera kutajya muri ibi bintu cyane kubera ko FIFA itarazana iryo teko ryo kuvuga ngo rero kugira ngo hari ibindi byaje bishya nta gishya ni ibisanzwe niko amategeko ameze match ni ukuvuga ngo match biba byarangiye hagakurikiraho ibihano bireba uwakoze amakosa FIFA rero mu gihe itarazana cyo kuvuga ngo nidusanga ikipe yibwe yabujijwe uburenganzira match izajya isubirwamo cyangwa bizagenda uko ubwo tuzadukurikiza ayo mategeko ari ni agahinda nyine abafana ba peri bavuga ati byibuze bajya bashyiraho n'izindi fayini ariko nabo bari abagiye hari abakwiriye guhana abahe bamwe bagiye kuri Ferwafa